kabari firigo bakongera bakazesitara bagacaginga bagashyiraho amatara yaka ibitukura n'umukara urwo ngo ni urusengero ibyo ngo nimbivuga ngo ngira amagambo yewe ahubwo kankwereka hari umuntu umwe wigeze inyombya ngo barayikubise iguruka bati inyombya igira akanwa kabi ariko warahati yagira n'akabi ntabwo ivuga nta kibonye byose bivuga yabibonye ntuye ntabwo kuvuga nta cyabaye none se Scove uba kodeshe nko muri arena cyangwa stade nk'uko twabonye Rwanda birasaba ko nufata arena yego iminsi yose yitwa urusengero wenda akaba ariwo ushobora kuzatiza rimwe mana wakodesheje ukayikodesha ku kwezi nta wundi muntu uza kuza kuvana ariko ntabwo nzi niba uyu munsi ariko biri ariko mbere niko byahoze ku buryo wenda niba arena wayifashe nibyo ariko wenda indi minsi akaba ariwo ushobora gutiza ikindi gikorwa cy'abantu benshi kuko kujya gusengera muri arena cyangwa stade ntacyo bitwaye nk'ubushe hari igiterane nk'uko cyitwa cyaberaga muri Beka Arena ejo bundi Rwanda shima Imana yabereye muri stade ariko ntabwo ari urusengero naho bahurije abantu benshi kugira ngo tubashe kuhabwira ariko bafite aho bavuje basenga bava naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma bamuha ya kabiri umugabo bita Rugagi yarambwiye ngo Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda akorera he nahakubwiye muzane kuri space kuri zigari muzamure umushyiraho mwese muceceke umuhe mikoro nanjye umpindi mubaze asubize amujyonari pasiteri ibyo nahoze nibaza yavuze ko namwimye space ndayimuhaye najyeho umuhe mikoro mwese muceceke muri discipline mwumva mubaza ntamwubahe mumanure ndamubaza nk'umunyamakuru aransaba Mike azamuke muzamure aze mubaze Dr. Bishop unaweza panda pawa Dr. Bishop ukaganira harimo kubana nturahiye Imana ko niwumva mubaza ntamubaza nk'umunyamakuru nk'umuntu mukuru baza undi abantu bari aho bose barumva bashana kugira ngo Imana uzave ko like mwazamutse bitambo n'undaraje abantu bati dore Scovia urabizi je nabo ibintu biteguye urabizi neza Scovia sibyo yaje nawe uraje ati dore Pastor Rugagi na Scovia tabati ngaho none wongeye kuba umunyamakuru kantani machine playing mubazi ibibazo nshingiye kubyo yavuze ku gihe nguyu arahari Bishop Rugagi nguyu Mike abandi mwese mufunge Mike zanyu muri kiganire Mutesi na Bishop Rugagi Mheshimiwa mchungaji amjambo sana mwiriwe neza mwiriwe neza Imana ishimwe uyu munsi mwahuye na Mutesi randomly imbizi ariko bibaye ngombwa ntabwo tugiye gutera amagambo tugiye kuganisha ariko ijwi ryawe kuragenda ricika sorry none rero mwari mukwiriye kuganira wowe na Mutesi yambwiye ati mbabarira nganire na Bishop yewe ndamubaza noneho nk'umunyamakuru nawe ansubiza nka Bishop yego birashoboka ko mwaganira yego yambaza okay mwasuza nabaza uraho neza ntabwo numvise ijwi neza sinzi niba ari hosta uri ahantu hari umuziki cyangwa ari wowe oya ntabwo ari ngewe hari umuntu urimo hano rero ufunguye mic uri ahantu hari umuziki umuntu witwa Shyaka Mokrizi Shyaka Kerema hari abantu bafunguye mic kandi bari kuri
abantu bose bafunge mike hasigare Scovia na Bishop hari umuntu ufite umuziki cyangwa mbamanuye mwese Bishop ndakumva twajya muri uri ahantu mwinshi sinzi niba hari biro yawe kumve urusaku sinzi ahantu mu muziki yaguye yatubeshye ntaho yagiye ariko ntacyo turihangana tumufata uko ari wiriwe nyakubahwa rugagi mwiriwe neza Scovia. yes twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko byabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza Yego. njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora umunsi nyakubahwa hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwari rimwe hafunze insengero 9,840. nyakubahwa ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo waheta No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. njye ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora Rwamagana. okay wowe ubwawe uri ku kinyamakuru igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora mfite inkuru y'ikinyamakuru igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye Yego. bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda nyakubahwa muvugizi w'itorero nabazaga urusengero rwanyu aho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye twafite umushumba wawe. Bivuga ngo bashakaga kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose Mfite abama amakuru aribo bayoboye kwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. ujya mu kiganiro se ukavuga ko nabuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji. Nta n'ahantu. ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho cyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya bogi ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi ahandi bituranye hari akabari niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu icyo wenda katukigiye ubwo ni amakuru nguhaye ubutaru uyafite n'ibyiza icya kabiri nashakaga kukubaza navuze ku modoka Range Rover Yego.
modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi yego andiko no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo ya muri Canada cyangwa ni Kigali iya 2017 niyo muri Kigali iyo mfite niyo muri Canada iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka yewe sinzi imodoka ko ntago natumwe imodoka zihenze gutyo ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritemo n'ubundi gukoreramo mu 2017 nta modoka mbigufashemo wenda nkuko wavuze ko umunyamakuru nta modoka nigeze ngura Range Rover bayiguhereye iki warayitomboye wayihawe n'umuvandimwe byagenze bite kubera ko wenda turi hano ni biba na byiza kugira ngo urujijo ruveho ya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu ubu ufite amakuru yumvaho ya nyayo natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite niyo modoka nari mfite hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu Range Rover ntabwo ari yo modoka nahisemo nta nubwo ari imodoka nifuzaga nta nubwo ari imodoka nashakaga Range Rover yaje mu insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga nicaye kuri biro Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi iyo modoka niyo yagiye kumuzana imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibona yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25 Range Rover igura munsi ya miliyoni 25 ni igihe ubikubwiye ukuri se wifuzaga ko bigusobanurira niyo mpamvu nimbo mbaza Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana miliyoni 25 Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007 ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya miliyoni 200 mfite abayiguze barahari aho yavuye harahari ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo kuki bayiguhaye nuko bamana isaha nuko bamana ikindi kintu ntawe nigeze saba ntawe nigeze kwa Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandikodinze nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze ariko nta kibaye we yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero korera ibona barubangura bakunze kuko niho nari inkunza andi simpazi yego ayo nandi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari bayida we nguhaye amakuru uzarebe niba bemerana atasubira mu kabari cyangwa muri rogi ngenda ngo kuki utunze Range Rover tarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyeho kibazo cyanjye ngiro cyangwa nta shingiro kigira kubera ko iyo baza kumbitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite nkavuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero ngomba gushaka kubanza kubakira Imana nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko mfite hectare nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14
kugira ngo n'undi muntu wari hano abimenye. Nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. umaze kugeramo mu myaka 14. Yego. Wubatse insengero zingahe? Imyaka 10, ubare imyaka 14. Ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church. Ni akazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo. Rushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 2,000 cyangwa se 1,500 cyangwa 3,000. No kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu, ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka, ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza, atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango, ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero. Nirwo ruhari su cyangwa nta ruhari? Nibyo nibo kukubwira. Nubatse urusengero mu Ruhango, ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye n'igishushanyo turarusenya. None mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze. Hanyuma tumaze gusenya aho hantu, dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary, atari ahantu ho kujya kuba. Ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mubake. Yego. Mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo. Yego. No kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango. Ibyo n'amakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, none kankubaze nk'umuturage. Yego. Akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira. Aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro. Watekereza iki? Wavuga ko bameya baraho, meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi? Ntabwo najya mu nshingano z'akarere, wambazaga ibyerekeranye n'itorero. Niyo mpamvu nari nguhaye urugero. Impamvu ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Naje naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye. Ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye. Yego. Ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro ataba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza. Kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho kuko ntari mu kiganiro ngo nje kuzana izo detail we yazanye. Utekereza ute y'abantu bakugannye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe, aho umuntu undi kuvuza umwana kwigisha ibyo byose yavuze umukuru mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo. Icyo nashaka hano waje kugana bamubwira ko uri umusengere, urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi uramazi arahepoye umwana mubona araye we kandi kwamahirwe make cyangwa igihe kigeze kumutera. Yego. Izo mvugo bazaga iwawe batowe bagataha barira ko baje. Yesu ko uyu muntu akavuga zaba nabeshye ko bizaba ari ikintu nabanza gusobanura sibo mpaye umwanya wo kubivugaho. Oui. Ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo. Ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye. Yanabisobanuye ko ntabwo nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo. Ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space. Ntabwo hari umunsi w'amateraniro.
hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nk'uko abivuze, asabirwa randevu n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza, uwo muntu niwe bari muri contact nawe, ntabwo bari muri contact nanjye. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nk'uko yabivuze, namwumvise. Hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe, agafata taxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi, yewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi, wenda amabwire ngo none aha ndi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro, noneho ubanze urindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse. Niyo communication ntabwo yabayeho kuri jyewe. Hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi, wenda ahagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite, usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese, yamaguruka hano nkajya naho banumye nkagenda. Icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro ufite ahariho hose. Uwo muvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu, ariko ntabwo mbifite, ntabwo nigeze na rimwe marandevu uwo muntu wenda wamuhamagaye, cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye, noneho nkamwemerera, hanyuma yahagera njyewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu. Icyo nicyo cyane. Nyakubahwa, niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza, yego, ariko urujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi, uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima. Muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disi umeze ute, utangira kumva woroha. Nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya. Burya umuntu yakubwiye, si umunsi w'amateraniro, si n'umunsi wo kwakira abantu, si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana. Urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho, ne kuba victim. Wanyemerera nkabisobanura ko mpari? Oya, hano ndi umunyamakuru uri kumwe na Bishop, abandi muratwihanganira. Wari umunsi w'amateraniro? Wari umunsi w'amateraniro rwose? Wari umunsi w'amateraniro. Okay, reka mbivuge gutyo. Muvandimwe, ese waba waravuganye nanjye? Wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze, wenda uraza kubyumviraho aho ngaho. Munyemerere nyakubahwa Bishop. Mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger. Mu mategeko cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye, hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi. Bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye, ku muntu wavuganye nanjye yasabye randevu, noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye, nkareka nkabifata nkaho bidahari, kuko wenda banambwira niba nigeze mubona, kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru ibiri ku ruhande, wenda batanga amarandevu ku bantu, ntibambwire wenda ni muri ofisi, ntibambwire ngo hari kesi ini. Icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu, abantu bose basengeye mu itorero Redeemed Gospel Church, abantu nabo umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency, please mujye mumushira mbere y'abandi bose, kuko nicyo jyewe nahamagaye, niwe murimo nahamagaye. Sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira, sinshobora. Reka ibi twe kubijyaho impaka, kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo senariyo yagenze, ariko wagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nk'aho yabaye ejo. Ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri, kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho. Gusa nyine iyo biri aho byari ikindi kintu nibaza, umuntu yakwibaza akibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva. Nanone njye nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya, kuko atari umunsi wo kutwakira akaducaho, kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko. Pasiteri we tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho,
isaha iyo ari yose n'isegonda rimwe bikaba byaragenze bityo ariko reka twe kubigira impaka reka nguhe agatekerezo kamwe reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye biba uzi ko kubera abantu bari bazi ko nita ku barwayi uzi ko hari n'abirembyaga yagera muri biro yanjye ngo mushumba nta kundi kuntu nari kukugeraho nakoze gutya kuko namenya amakuru ko abantu barwaye abo bantu baha priority umbabarire mbigusabyemo imbabazi none umva nkubaze yego ukiri kuri urwo rugero utanze ni iki cyatuma kukubona bisaba ko abantu bakora icyaha cyitwa kubeshya wari ukomeye ku rwego rungana iki ku buryo utavuga guti ejo muzaze duhurire muri sare mwese ngumve cyangwa kuki abantu bageragaho bafata iyo mesaje yo kubeshya kugira ngo bagere ku muntu witwa ko ari umutambyi ndabisobanura muri ubu buryo navaga muri ofisi saa kumi z'ijoro nakira abantu kugeza saa 10 z'ijoro ngataha nakiriye abantu gusa mu gitondo navaga muri ofisi saa 10 z'ijoro nibwo navaga muri ofisi ngataha ntabwo byabaye rimwe ntibyabaye ukwezi ntibyabaye amezi abiri navaga mu rusengero saa 10 saa 9 z'ijoro nyakira abantu bavuye hirya no hino saa 10 z'ijoro ukiri kuri urwo rugero duhaye yego nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kwakira abantu bangana batya yego abo bantu wakiraga aribo n'isi ntama zatatanye ubu bakiriwe he ubu bari ndabakira kuko twubatse satellite ihuriro ry'amatsinda y'abakristo bacu bivuga ngo twubatse imiryango reka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane twubatse imiryango ngo numve ko utari umuyoboke w'idini ryawe aho ndi bukange sintekereza ko abantu bakiraga ijoro ryose niba amanywa nijoro babaga ari abakristo bawe nacyo twaza kukibaza ikibazo twari mfite ofisi nanone aha n'abakristo ndabakira mfite ofisi n'ubundi uracyakora nk'uko wakoraga ndacyakora nk'uko nakoraga mfite ofisi ikibazo cyanjye nakira abakristo yego niba barafunze urusengero bagasiga ofisi icyo amategeko atemera ya RGB ni ugukora amateraniro ariko imirimo isanzwe barababwiye ngo mukomeze muyikore irimo kwakira abo bantu kubasengera kubabwira bya bindi byose mukora nta kintu na kimwe cyahagaritse umuhamagaro mfite ntabwo mvuga umuhamagaro nyakubahwa ndavuga ibikorwa kwakira abantu ku ofisi y'itorero rifunze byo RGB yabe ko mukomeza kubikora cyangwa yahagaritse imirimo ikorerwa yahagaritse imirimo yahagaritse ibikorerwa mu rusengero ntabwo yahagaritse cyangwa n'itari kumva sikoje karame atari turimo turabumva twe turabumva ariko n'indi network naronkoresha wifi ariko mpinduye nuzi baranyandikira nari ndimo wari urimo utubwira ngo bahagaritse iki babemerera iki ni nko kuvuga ngo niba twari twarubatse amashuri ntiyari guhagarara cyangwa twari kubatse ibitaro ntiyari guhagarara turimo turabumva arimo aranavuga bishop arimo aravuga abantu mu muting kugira ngo reka bishop amanuke gato twongere tumuzamure kugira ngo twese tumwumve nanjye mwumve mwuka byaramo ni ushaka network mutesi urimo uramwumva yewe ndamwumva reka bishop amanuke gato nongere muzamure bishop amanuka gato nkongera bishop harimo abantu batakumva hari nanjye abanyandikiye DM benshi okay bishop aramanuka bishop turashaka public tumwumve muranyumva umugabo n'umudamu bakomeye ntabwo abizi kumanuka ariko sikobi hari ibibazo dushaka kuza kutubariza oya buretse ngo ga bishop murakanda kuri ahantu hari utuntu dutatu urahita ubona ahantu ngo switch to listen ujye mu batega amatwi noneho duhite twongera tuguhe reka ndambwira ngo abantu bose namaze kubikora
kuko hari abantu batarimo bakumva nanjye banyandikiye DM. yego yamanutse reka muzamure bishop where is bishop yego ndamubonye bishop Rugagi White House. tegereje kazamuka yego mukomeze mugande kumva ko muvuga yego niba murimo kunyumva ntabwo igisawa cyane sawa sinzi abandi ko mumwumva mutubwire. yewe nta kibazo ndamwumva. Bishop nari ndimo nkubaza yego urabwiye ko kwakira abantu nk'uko byahoze ukibikora, ndakubaza ngo RGB yagufungiye urusengero ariko ko ofisi ikomeza guha serivisi abaturage bakugana? yego umuturage ni kimwe nuko ibikorwa byose bikomeza gukorwa. ejo kuwa gatandatu kuri GS Nyamagana yewe na bodi yose ya church twagiye kwishyurira abanyeshuri minervare barenga 140 minervare igihembwe cyose ejo kuwa gatandatu. Nari ndimo mbaza ku kijyanye nibyo nandi kukubwira ibikorwa byo birakomeza nubwo urusengero rudasenga ariko ibikorwa bya ministry birakomeza. Reka nongere ngorora ikibazo cyanjye nyakubahwa. yego nabaza ko RGB yafunze insengero, yego ofisi zo ku nsengero zirakomeza zirakora cyangwa mwari yangiri ku rusengero? Ntabwo iri ku rusengero, ntabwo ofisi yangiri ku rusengero. Igihari nuko ofisi y'itorero ryanyu yo yakomeje igakora i Kigali. yego mukabasengera nk'ibisanzwe, icyahagaze ni amateraniro n'inzu mwakoreragaho. Ni amateraniro y'inzu twakoreragamo, naho ibikorwa byo kwakira amanama y'abashumba n'abandi bose turakora amanama, ibikorwa by'itorero n'ingamba z'itorero zirakomeza turazikora. Okay. Hari ikintu cya nyuma nshaka kubaza, nakomeje kukivuga kenshi, nkoresha n'amashusho yawe. yego nubwo ari amafaranga uvuga ko wayahaga abakene nk'uko ubivuga, kuki wavugaga ko amafaranga atangwa n'abakristo bayaha undi mukene? Barimo gushyira ubukene bwabo ku gitebo ngo babuhe undi mukene. Ugize neza ko ari wowe unambajije iki kibazo. Naje hano kubaza nk'umunyamakuru. yego twari mu materaniro asanzwe, haba umudamu ushima ko umugabo we yafunguwe, yaramaze hafi amezi 6 afunze. Noneho avuga uko umugabo we atari akijijwe, noneho arashima Imana ko yateye intambwe amusanze mu gakiza. Aravuga rero mu gihe cye yarafunze uwo mugabo, byaramugoye cyane kumugemurira, gutunga umwana, kugaburira ku minervare y'abana, akoresha ibihumbi 3 ari byazunguza akabijyamo akabivuzamo umwana. Icyo kintu cyahise kiba shoke ku mutima wanjye. Nahise nkora mu mufuka wanjye wa costume nari mfite, sora amafaranga yose nari mfite, n'igihe wa mbere wabanje kuyamuha mu maboko ibihumbi 100, maze kubimuha mu maboko yiwe ndasubira aho narindi. Abantu babonye yewe nta mwozi icyo gikorwa cyo gufasha uwo mumama, atararangiza no gushima ko navuze ngo umugabo wari hano yari hano, araza barahagarara. Abantu baraza bazana imyenda, bazana inkweto, bazana ibintu byose. Niba munyumva, ikibazo cyanjye cyabazaga ngo kuki mwakoresheje amagambo yitwa, kuko inkomoko yo gushima nta n'impamvu yo kujya mu buzima bw'uwo muntu. Noneho ubwo bukene turimo gushyiraho ari bwo mafaranga, mukaba undi mukene, kuko uwo muntu yari umukene byensiri impamvu yafashwaga. Kuki mwakoresheje amagambo y'ubukene? Nta yandi magambo Bibiliya igera uburyo yakumvikanisha ko turimo gufasha
tudatanze ubukene ahubwo dutanze ubutunzi bwacu hakaswe icyo nenze njye hakaswe n'ubu nkibaza. ndashaka kugusubiza kuko umbajije, kuko iyo wenda uza kumva amagambo yose navuze narangije byari kuba byiza cyane. wenda bakase ahantu navuze ngo jugunya, ariko ntibavuze iyo context yose y'amagambo n'amajambo nasomye muri Bibiliya, ntabwo bayavuze. Avuga ko gufasha agendanye n'umukene, hahirwa abakene. iryo jambo hahirwa abakene, kandi ufasha umukene niko Bibiliya ivuga. ufasha umukene, nakoresheje ijambo riri mu Migani, ufasha umukene Uwiteka azamugorera kandi ntazakena. icyakabiri ntazakorera abagufi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nyakubahwa Bishop, ikibazo ayo magambo yose navuze barayakase. ndongera ikibazo cyanjye nkigorore nyakubahwa. Niba Bibiliya ivuga ko ufashije umukene azagororerwa kandi atazakorera abagufi cyangwa abakene, mbese nawe azakira, kuki atariyo wakoresheje ugakoresha ijambo rivuga ngo nimujugunye ubukene bwanyu hano? narayakoresheje ahubwo bakase nibujugunye, ariko ubwo wabyumvise. ariko ibiri ku ruhande n'ibivugwa. ibyo biri ku ruhande tugize amahirwe urabivuze, ariko no kujugunya ubukene ni wowe wabivuze. navuze iryo jambo kuko biri muri Bibiliya, ntabwo ari ibyo nihimbiye. Bibiliya iravuga ngo tujugunye ubukene, ufasha abakene ntazakena. ufasha abakene ntazakena. Bibiliya ngo ntabwo azakena, ufasha abakene ntazakena. ikibazo cyanjye ndagisubiza. ubujugunye ubukene kuko utazakena. ndabivuze, ubujugunye ubukene kuko utazakena. nyakubahwa, iyi video abayifite mwongere muyizane mu magambo yawe nk'inshuro zigera kuri 5, ukomeza uvuga ngo jugunya ubukene bwawe hano, ugakomeza kwa kundi muvuga mwanima ntuza. iyo ni repeat yagiye ibaho, kandi mu by'ukuri bifite umurongo ngenderwaho, kuko jewe ntabwo reka ibintu turimo turabiganira, ariko iri jambo kurikoresha birasaba ko umuntu uryumva abanza kumva n'ikindi kiganiro cyose. noneho niba hari umuntu wabonye amakuru yumvisha ikiganiro cyose, aravuga ko iyo ushaka ko abantu baha umukene amafaranga yawe yagira ubukene. ndagira ngo wumve muri communication birasaba ko twumva ikiganiro. none ubwo tutumvise ikiganiro cyose twumvise ubukene. kuki ukora communication ituma usiga irembo rituma tubifata uko twabibonye, kuko tutabonye umwanya ubishaka hose. ndaguha urugero, hari igihe abanyamakuru twandika titire, kambaho urugero inkuru yabayeho abanyamakuru cyangwa abandi barayibuka. nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara yahoze akora muri Croix Rouge aregura. umunyamakuru arandika kuri titire ye ngo Rutaremara umuvunyi mukuru yeguye. icyo abantu twese tujya kureba, twarebaga impamvu yeguye mu muvunyi kuko niho azwi. ntabwo twarebye muri Croix Rouge tutari ariko bituma kwegura byabaye, n'uweguye n'umuvunyi, ariko hari ahandi hantu yeguye. umuntu wasomye iyo titire bwarakeye akajya abaza abantu atuba umuvunyi ninde, kuko yamaze gusoma ko yeguye. bivuze ngo niba warakoresheje amagambo ndi bwite ngo yanima, ariko agatuma abantu babona icyo bavuga, nicyo cyatumaga nibaza icyo. reka ibyo tubyihorere kuko sinimo gutanga ikiganiro ndimo ndabaza. reka mbaze ikindi kibazo mbere y'uko abandi hano babaza ibibazo ukabasubiza kubikurikije wenda ku byasigaye. yego njya mbivuga mukabitera urwanya n'urusha no mu kiganiro mugisubiramo. iyo twiga gukomezwa mu Anglikani tuma Bibiliya. inkuru nyinshi muri Bibiliya zivuga ko ukuboko kw'iburyo iyo gutanze ukw'ibumoso ntikubimenye. Yezu ngo ari ahantu runaka akiza umuntu, ariko aramubwira tugende kandi ntubivuge. ariko ntiyaceceka. birumvikana niko abantu tumeze, ntitujya tubasha rimwe na rimwe kurinda amasezerano cyangwa kubera ibyishimo. uvuga iki
kuko barajyaga gusengera umuntu uvamo abadayimoni ukesitara kamera ikerekana siko yazigwa bahambira cyangwa umugabo aturufuza mu gihe kwa muganga bashyiraho rikoni yari muri sare biriya bintu byo gusengera kamera ngo n'abataje babone ukuntu abazimu bamvuyemo byo bivuga iki? iyo ugize neza kumbaza icyo kibazo kugira ngo wenda n'undi wese abyumve, iyo umuntu arimo kwigisha ijambo ry'Imana ntabwo uba wumvishe n'umuntu watewe n'indwara y'igicuri bakaba bamuzana mu materaniro yambaye neza atari n'umunsi wenda wo gusengera abantu, icya kintu kikamufata ko ni uburwayi umuntu adakontorora bamara bw'igicuri, ni uburwayi umuntu adakontorora. ni ukuvuga ngo uwo muntu icya mbere gifata umuntu ni urwarufuzi cyangwa se ikintu kuko niko umurwayi w'igicuri amera, cyangwa se ndimo kwigisha bakabona bamuzanye inyuma yanjye aho wa muntu ameze, ndimo gutanga ijambo ry'Imana wenda naratangira umwanya wo gusenga kuko hari byinshi twasengeraga, hari n'abantu nabyo ngo muze wa kabiri, kuva ku wa kabiri hari icyumba cy'abantu kiri hariya hanze abantu bazaga aho uje kubasengera mu buryo buri pasono n'abafite indwara n'ababanzi baje bafite ubusazi n'ibindi. bivuga ngo ntago byabaga ari ikintu cyateguwe ngo kamera iraza kujya inyuma y'umuntu ngo ufate umuntu waguye, oya, hari twakoze n'ibitambaro duha protokole in case haramutse hagize umuntu wagize ikibazo uwo ari we wese barebe ukuntu bashobora kumufasha no kumutwara. Reka nguhe urugero, ibyo nagwa mpate zazo reka ikibazo na Bishop ibyo ari byo byose ihangane ufata iminota ibiri umubaze ikindi kibazo hanyuma reka ndasoreza kuri iki nta kintu. Ikibazo tubazaga iyo uwo murwayi yabaga aje mukabona ko aje, kamera y'iwawe yamuvagaho cyangwa yamugumagaho ukajya unamubaza avuge bya bindi ngo abazimu bamuteye, ugaha mikoro umubyeyi we ngo avuge uko yafashwe n'ibindi. Ibyo bintu biratunguranye n'umuntu uciye muri kamera, cyangwa byaramufataga kameramani nawe mwese ukamwerekezaho mikoro mukamubaza mukamuvugisha? kameramani nagomba navuganye nawe kuko uwo mwanya ni umwanya wo gufasha abantu mu buryo buri spirituel. ngira umwanya wo guhugura abakameramani, nkagira n'umwanya wo gufasha buri muntu wese mu mwanya we muri tasi afite. bivuga ngo ntabwo ni kimwe n'ukuntu abantu bajya muri parliament bakajya gufotora umuntu w'umudepite asinziriye nawe atigeze aryamye mu rugo. ntabwo kameramani wamufashe kandi bakabyereka muri televiziyo no muri social media baba bavuganye n'uwo muntu wasinziriye cyangwa se umuntu uri mu perezida mu kindi gihugu runaka. Ibyo twese turabibona. bivuga ngo hari igihe kameramani ashobora gukora ariko nari narangiza gatoya kuri icyo ngicyo. Ariko iyo jyewe naje, iyo nafashe umwanya wanjye wo kwicara ngo ndebe amateraniro, muri ako kanya ndabahugura nkababwira ngo ibi ngibi mukureho, ibi ngibi mukureho, kandi ntimuzongere gukora iki ngiki. Hari igihe umuntu ashobora, hari nabo nirukanye mu kazi, hari abo nirukanye nyakubahwa kubera icyo kintu. noneho kankubaza amashusho asa atyo ari kuri website yari iyanyu n'ahandi, niba wemera ko byakorwaga kubera accident, kuki akiriho mutayasiba? No, byaranahinduye kuri website zacu. hari byinshi byavuyeho, naranafunze nabazaga nk'ibikiriho. oya, narayifunze, yari ku mazina yanjye. iyo YouTube yari iriho ibyo ngibyo, narayifunze. Mutesi murakoze. natakaje abantu barenga 110 ba followers kuri YouTube kubera ibyo. Uretse ibyabaga biriho nyine byabaga bidakwiriye kuko bwabaga ari uburyo butarimo kubaha abantu. Bishop nicyo nabikoreye kubera ko nabo ngabo babikoze, narabahanye nabyo ndabihagarika kuko nabonaga ni nko ubwira umuntu gukora iki nawe akaza gukora iki. ngewe ndasoreza kuri iki ngiki cyongera. Bishop ntabwo ndi gusaba imbabazi kuko kuri jyewe nk'umunyamakuru nta cyaha nakoze cyangwa ikosa. uko inkuru ukoraho
mesaje nayiganiriye n'uwari intumwa yawe mwanakoranye ikiganiro nabonye yakoze n'ikindi ariko icyo nshaka kuvuga ubu ko ntagusabye imbabazi ntabwo nzajya mu ijuru ko nta bugingo buhoraho mfite. ikintu cya mbere ndabivugiye burya sinkwanga kandi na rwango rumba muri mwegewe ni nayo mpamvu navuze hari ikintu cyitwa gutera intambwe kuko nagize n'amahirwe menya ko uri umukristo menya ko usenga ndavuga rwose niba ari mwene data dufatikanye urugendo rujya mu ijuru kuko mu by'ukuri hari ikintu kibaho wumva umuntu avuga ukabona ko ari nko gutandukira sinzi ngo bamutumye ngo bantumye ngo kuko yabanje no kunyereka amamesaje bantumye niba bagutumye reka ndeke kujija cyangwa se kugira ikintu wenda cyajijisha abantu mu buryo ubu cyangwa ubundi ntabwo yewe mvuga ngo nanezerwa ahubwo nuko twazabana mu bwami bw'Imana niyo munezero wanjye kuko nicyo duharanira twese kandi icyanezeza no kubana mu bwami bw'Imana. urakoze cyane Bishop. Yewe Scovia nta makaba kuri iki nakoze n'ubutaha n'ubukiko ukemera ko umuvugizi w'iri torero rimwe ukaba utazi ibyaba igihe cyose ugifite icyo ukora kuri liste y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri sinzagusaba imbabazi ukabonye uvuga ku gihe ko igihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru sinzi ukuntu abyumvishe ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo ndarahira Imana ihoraho utari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye ariko nta mbabazi musabye nshobora kubaza kuko ntakubaza ariko kukuvugaho nzakuvugaho n'ejo nabyuka nkuvugaho n'ibyavuzwe muri space zitandukanye nimpuguka nzaza nongere kuvugeho simusabye imbabazi rwose kuko akazi kanjye ni ukuvuga ariko nawe ubwo ufite space uzajya wisobanure cyangwa uceceke murakoze mwanyuzwe reka tuganire tujye kujyamo Bishop uracyafite umwanya hari abantu bafite ibindi bibazo bashaka kubaza bake ariko ndabizi abantu bake cyane muranyihanganira kuko papa ararushye ari mu kazi aho yigisha arangije ibibazo turafata ibibazo bitarenze bine hanyuma dufunge space. ibibazo hari n'abashobora kuza gushima hari abashobora gutanga inyunganizi ntabwo turi hano turi ibibazo nkeneye kuza gushima ntabwo dukeneye ibibazo bitarenze bibiri mfite uburyo nyobora space yanjye ntabwo ushaka abaza kuza gushima cyangwa inyunganizi abaza kuza kwigisha pastor umva giye kubera ko ngiye ubu bisigaye mu Rwanda ndaza kubyumva kuko hari abari bikodinga ariko ubutaha nawe ntuyobora space dukura ngiye mbakura igitugu n'agahato no kumva ko ibyo uzi ari wowe wenyine rega ngo bagara naguze ko n'intuza njye sinjya nkorera mu iterabwoba n'igitugu wose ijya ako mute ngiye nigeze ngutera koko iterabwoba uvugisha ukuri koko Scovia agenda Korodine yashaka kuvuga ugihari ahubwo we akunda we ngo ayobore ntihagire undi muntu uvuga aba ari we ukontorora ibintu Sajja reka tubize mu murongo wacu atawudukuramo twakire Korodine yamanitse mbere bihangane gatatu bakatoya ndashaka kuvuga kuri yeto jya daimoni mu ntago harimo marito yego garagara hafi y'inyanja ayatapungurube ziri mu nyanja zirarimbuka yabarizwa akora amadeni yezo uzajya mu cyumba cya munsi ya ntabwo yaba byabagaho ikibazo bisho yewe ngiye gutangiriraho investigation I'm sorry no reka ndeke kuvuga nakwiye muri ibi bintu
yitwa ngo ni se ngeraho umupagani uzi umupagani mubisi sorry cyane yagize ubundi anganise ntago please yewe yangana theology ndayirangiza iyo uvuze ikintu mbanzi n'umurongo nahura ngo soma ahangaha muri Bibiliya mba mpazi iya orthodox Qur'an ni gakeya nzitora nzinabiyera narabyize rero naragiye ntangira hano reka nze nkore investigation kuri aba bantu yego bishop pastor Unyangane amafoto meza filime documentaire kuzamura imbuga nkoranyambaga YouTube Facebook Instagram n'izindi nta handi wabisanga atari kuri Prosper Picture. duhamagare kuri 0785 54 7605 Kigali.